ashobora kuba ari igihe umugore wa mbere ubashije kuvuga inkuru nk'iyi ngiyi yambayeho mu muryango nari narashatsemo. Naciye mu bibazo bikomeye cyane nzira yuko mbyara abakobwa gusa ntabasha kubyara umuhungu, ariko umugabo wanjye ntabwo yigeze amva iruhande, yagumanye nanjye muri ibi bigeragezo. Buri umwe wese wasangaga ari kutuvuga nabi bavuga bati barimo barishimira ko bafite umukobwa, kugira umukobwa ni nk'umwaku. Abantu batuvuze ibintu byinshi cyane bikomeye kandi bibabaje, iyo nabyumvaga byarambabazaga cyane. Ariko ubu ngubu iyo mbonye umwana wanjye w'umukobwa ndetse muri kondisiyo yarimo, nabaye nk'aho sindangiriyeho, ariko Allah yagumanye nanjye, yanyeretse ikimenyetso yuko ntakagombye gukomeza kurira. Nararize cyane kubera yuko nari nataye icyizere, kuko igihe umwana wanjye w'umukobwa bamuzaniraga imbere yanjye ameze nabi, natekereje ikintu kimwe gusa: urashaka kumenya uko byagenze, urashaka kumenya iherezo ry'iyi nkuru? Gumana nanjye 5/5 urebe ino video kuva ku itangira kugera ku iherezo. Kandi nimba uri mushyashya kuri channel yacu, kanda subscribe ndetse ukande no kunzogera kugira ngo ujye ubasha kubona ubutumwa bugufi igihe dushyize ikiganiro gishyashya. Wakoze guhitamo Behind the Walls Show. Uyu mugore atangira avuga ati igihe nari maze gushyingiranwa n'umugabo wanjye Raja, narishimye cyane kubera yuko uyu mugabo yari umugabo mwiza kandi umugabo w'umutima mwiza. Buri muntu wese mu gace yaramwubahaga cyane kubera yuko yari umuntu mwiza mu by'ukuri. Mu buzima bwanjye nahoze nshakisha umuntu wambera umugabo nk'uyu nguyu, kubera yuko nanjye nari hafisa wa Qur'ani. Njyewe nashakaga kuzarira abana banjye ariko mbarereye mu idini ya Islam. Igihe nkibana n'ababyeyi banjye nta munsi n'umwe wacagaho tudasenze nk'uko bikwiye. Nasengaga inshuro 5 nk'uko bigenwa na Islam, kandi nkasoma Qur'ani nk'uko bitegekwa, atari uko ari muri Ramadan, ahubwo nabikoraga buri gihe. Ikindi cya kabiri, buri gihe nakoraga ibishoboka byose byibuze nkafata mu mutwe sura imwe ya Qur'an. Nyuma y'uko nshyingirwa nifuzaga yuko ibyo nakoraga nk'iwacu aribyo nakomeza nkakora maze gushyingirwa, ariko ntabwo byankundiye. Mabukwe yakundaga kuvuga ngo nyuma y'uko nkora isengesho rya mu gitondo njye mpita njya mu gikoni ntangire guteka. Ntabwo nigeze rero mbasha gusenga nk'uko nabyifuzaga. Kugira ngo usome Qur'ani bisaba kwihangana kandi bisaba igihe, ariko ntabyo nari mfite ibyo byose. Ahangaha nasaga nkaho ndi umugore ukora mu rugo. Umugabo wanjye yari umuhungu mukuru w'uyu mukecuru, yari afite responsibility nyinshi cyane muri ku mutwe. Uno mugabo nawe yarasengaga, yarabizi neza yuko kuba yajyana umugore we akajya kubana n'umuryango we bizaba atari byiza, ariko ibyo byose yahitagamo akambwira ngo tugomba kubyihangana tukahaguma. Umugabo wanjye buri gihe yahoraga yumva mama we ndetse akamwubaha. Igihe cyose mama we yamfataga nabi, umugabo wanjye yarambwiraga ngo ni mama wanjye, nta kintu na kimwe nshobora kumubwira, ariko njyewe mbasha kuvugana nawe, rero nyumva. Niyo mpamvu ugiye nubaga umugabo wanjye muri ibi byose nk'uko nubaha abagore bakurikira abagabo babo. Mwizeraga yuko bazajya mu ijuru bakagera muri paradizo. Ni gute nari kwitesha mu mahirwe? Ariko Allah yahisemo yuko ngumaho nta mwana mfite. Ntabwo nabashije kwihangana. Nyuma y'igihe kirekire, imyaka igera kuri 2 imaze gushyingirwa, nibwo nabashije gutwita inda ya mbere. Imyaka yose uko ari 2 yarankomereye cyane. Byari ibihe bikomeye cyane kuri njyewe, kubera yuko buri munsi wose watambukaga unyibutsa yuko nagendaga mpura n'ibibazo n'ibigeragezo bikomeye. Umwaka utararangira, dogiteri yabasha kutubwira yuko nagombaga kubyara impanga z'abahungu 2. Umuryango wose wahise wishima. Mabukwe yaranshimiye cyane, anyereka urukundo, anyereka ibyishimo byinshi. Umugabo wanjye nawe yarishimye cyane kubera yuko ngiye kubyara abana b'abahungu 2. Inda yanjye igejeje amezi 7, natangiye kumererwa nabi. Mbere yuko abana banjye b'abahungu 2 baza hano ku isi, barigendeye, barapfuye. Wenda haba ari Satani wabiteye cyangwa ari ikindi kintu kidasanzwe, ntabwo mbizi. Mabukwe byaramubabaje cyane, ndetse twese natwe byaratubabaje, ariko twizeraga Allah
ko ari we wenyine washoboraga kuba yatanga igisubizo. Igihe cyose nari nkiri muzima nizeraga neza ko byanze bikunze Imana izampa undi mwana, ariko imyaka 2 yakurikiyeho ntabwo nabashaga kuyangana. Noneho mabukwe yatangiye kujya mfata nabi cyane, ambwira ibintu bibabaza cyane byambabazaga mu mutima. Noneho nyuma ho gatoya naje kumenya yuko nanone nongeye nkatwita. Uwo munsi wabaye umunsi w'ibyishimo bidasanzwe kuri njye. Mabukwe arangije arambwira ngo nizere yuko nanone utwite abana 2 b'impanga b'abahungu kandi witeho. Ubu noneho yarambwiye ngo niyiteho, nta na rimwe yigize ampa amahirwe. Nahoraga mpuze ndimo nkora imirimo yo mu rugo, nta na rimwe najya ngira umwanya wo kwiyitaho. Igihe rero tugiye gukora ultrasound, mabukwe yaradukurikiye nawe turajyana. Arangije aravuga ati ndashaka kumva amakuru meza avuye kuri dogiteri ko utwite abahungu 2. Ariko dogiteri aravuga alhamdulillah, umwana ameze neza, nta kibazo, ntabwo ngomba kugira ubwoba. Mabukwe arangije aramubaza ni abana bangahe, 1 cyangwa 2? Dogiteri arangije aramusubiza ati n'umwe kandi n'umukobwa. Nkimva ibi ngibi nahise numva nishimye cyane, ariko mabukwe we ahita atangira kurakara, umujinya uramwica. Nuko ubwo twe tugarutse mu rugo, tugeze mu rugo arangije arambwira nangije umwanya wanjye wose, umunsi wose namaze ngo naherekeje uyu mugore w'umunyamwako, none nta n'amakuru mazima nabonye, agiye kubyara umukobwa. Ndasenga Allah kugira ngo amukorere nk'ibyo yamukoreye ubushize. Nkimara kumva aya magambo natangiye kurira cyane, nanjye ubwanjye binanira kwihangana. Njyewe n'umugabo wanjye ndabimubwiye, nawe ararira, twese turarira. Umugabo wanjye arangije aranyihanganisha arambwira umukobwa wacu, si umukobwa wacu, ibyabaye imbere nabyo ni Imana yabihisemo ko biba. Wenda Nyagasani arimo ategura ibintu byiza kuri twebwe, niyo mpamvu aduhaye umukobwa. Ni umukobwa wacu. Umugabo wanjye ahangaha yaranyihanganishije. Twebwe dutegereze maze turebe, tuzakora ikirori kinini cyane, isi yose izabibona yuko twishimye. Nagije ndamubwira ninde hano muri aka gace ujya ucelebratinga kure ko yabyaye umukobwa? Umugabo wanjye arangije arasubiza tuzashimira Imana, tuzacelebratinga, umukobwa wacu ari kuza mu rugo rwacu, n'umugisha kuri twebwe, niyo mpamvu tugomba gucelebratinga. Ese nihe mpamvu tutacelebratinga? Umukobwa wacu ubwo yavugaga, umugabo wanjye yamwise Fatima. Umugabo wanjye yahise akora ikirori, twatangiye kwishima, turacelebratinga, ndetse dutangira gusangira imbuto n'ibindi byo kurya biryohereye. Umugabo wanjye yasangiye n'inshuti n'abavandimwe, twese turishima, twishimira umwana wacu umukobwa wari wavutse. Naho mabukwe we yari ari ku rundi ruhande, yarakaye cyane, avuga ngo ntabwo mwakagombye gucelebratinga kubera ko mwabyaye umukobwa, byibuze atari umuhungu. Nta muntu ugiselebratinga bigeze aho ngaho yabyaye umukobwa. Abantu bazatangira kubavuga, abantu bazabaseka. Ariko umugabo wanjye arangije aramusubiza ati mama, ibi ni byo byishimo byanjye by'umutima wanjye bya mbere, umwana wacu wa mbere, ndetse nyuma y'imyaka myinshi cyane dutegereje, none umwana w'umukobwa aje hano ku isi. Ese n'iki cyatuma tutishima? Umwana wanjye w'umukobwa ari mwiza cyane, nishimiye kubona amaso y'uburyo yari ubururu, nta muntu n'umwe mu muryango wari ufite amaso y'ubururu. Noneho umugabo wanjye arangije anyereka ifoto ya sekuru we wari ufite amaso y'ubururu. Arangije arambwira ati umukobwa wanjye afite amaso y'ubururu nk'aya sogokuru. Sogokuru wanjye yari umuntu mwiza cyane kandi umunyabwenge. Ndizera yuko umukobwa wanjye nawe azaba ari umunyabwenge nkawe, nitaye ku mukobwa wanjye nk'uko bigomba. Umugabo wanjye ntabwo yakoreraga amafaranga menshi cyane, ariko dukeya twabashaka kubika twadukoreshaga kugira ngo dufate neza umwana wacu umukobwa. Nubwo twebwe tutabashaka kwigurira imyenda mishyashya, ariko twakoraga ibishoboka byose kugira ngo tugurire umwana wacu imyambaro myiza ndetse n'inkweto nziza. Nuko igihe kimwe mabukwe azana umugore wa murumuna w'umugabo wanjye mu rugo, wari umaze umwaka umwe abyaye umwana w'umuhungu. Ariko nabwo mabukwe yakomeje kurakarira umwana wanjye w'umukobwa, yitwaye nabi cyane, atangira kumubwira nabi. Iyo umwana wanjye w'umukobwa yicaraga iruhande rw'uwo mwana w'umuhungu, yaramubwiraga ngo va ngaha, kandi amubwira nabi, amagambo udashobora kubwira umwana mutoya. Uri gukora iki hano wa mukobwa w'umuteramwako? Ibyo bintu yabaga ari kubibwira umwana mutoya. Nuko umunsi umwe ndangije mbaza umugabo wanjye, ese niki kitagenda ku mwana wanjye bituma mama wawe iyo amubonye atarakara?
ese ni ukubera iki buri gihe amubwira nabi? Umugabo wanjye yakundaga guhita anturisha yarangiza akambwira ati ihangane jya wicecekera, nanjye nkaguma ncecetse, ariko ibi byose byambagaho byarambabazaga cyane. Nigishaga umwana wanjye Quran ubwanjye, kuko umunsi umwe mushiki w'umugabo wanjye arambwira urimo urigisha umwana w'umukobwa wawe Quran kugira ngo mu minsi mikeya atangire gukorera amafaranga yigisha abandi? Nibyo, gukorera amafaranga uri kwigisha Quran ntabwo ari ibintu byiza. Ngo ndahise ndamusubiza, ese ninde wakubwiye yuko ndi kwigisha umwana wanjye Quran kubera ibyo ngibyo? Njyewe nifuza ko umwana wanjye w'umukobwa yaba hafisa wa Quran. Nuko arangije aransubiza, none numara kumwigisha urashaka kuzamushyingira umugabo? Arangije ndamusubiza nti yego. Ndamubwira nti ndetse nzamwigisha yuko nawe agomba kwigisha abana be bakagira ahazaza heza. Arangije aransubiza, none wowe urashaka kunyumvisha yuko njyewe ntarera abana banjye neza nk'uko byakagombye? Arangije ndamubwira ibyo bintu ntabwo gihe nigeze mbivuga, ariko yahise atangira kundakarira, ndetse mabukwe nawe yarari hafi y'aho ngaho, ndetse iyo gihe mabukwe yahise ankubita urushyi. Nabwiye umugabo wanjye ko byagenze, umugabo wanjye arangije atangira kurira. Namubaza nti ese kuki uri kurira? Kuki se ubundi utabasha no kumvuganira? Arangije aransubiza, ese niki nakora? Nta kintu ufite cyo gukora. Nituramuka tuvuye aha ngaha tukava mu y'inzu, ni gute tuzabasha kwishyura inzu yo hanze? Byibuze aha ngaha icyo tubasha kugura ni ibyo kurya, ariko inzu ni iyacu ntabwo twishyura. Tubana na mama wanjye ndetse na mushiki wanjye kugira ngo turebe nimba dushobora kugabanya expenses. Nta kuntu dushobora kujya hanze ngo tuve aha ngaha, kuko nituramuka tuvuye aha ngaha tuzatangira kwishyura inzu, dutangire no kwishyura ibyo kurya, ntabwo tuzabasha kubimanaginga, ndetse twishyura amazi, twishyura umuriro. Ibyo ntabwo twabishobora. Icyo tugomba gukora ni ukwihangana. Ibyo bintu yarabimbwiraga, ariko ibyo ari kubera hano mu nzu byari ibibazo, byari bimbangamiye. Nari maze kurambirwa, naciye mu bihe bikomeye cyane muri uru rugo. Umunsi umwe ari kuri anniversaire y'umwana wanjye, umwana wanjye arambwira ati mama ndashaka gukata keke. Nahise ntekereza nti ese ni gute tutakora anniversaire y'umwana ariko tukayikorera mu rugo? Nari mbizi neza yuko umwana wanjye w'umukobwa ari bwishime. Icyo nakoze rero, nahise nkora keke mu rugo, ariko igihe hari hageze ngo umwana akate keke, umwana wanjye w'umukobwa yarabyanze, aravuga ngo arashaka gutumira nyirakuru ndetse na anti we. Igihe rero nari ngiye kubwira mushiki w'umugabo wanjye ngo aze, yarabyanze yanga kuza. Ubwo nageragezaga gutumira mabukwe nawe yarabyanze. Arangije aravuga ati ntabwo nishimiye kuba umwana wawe w'umukobwa yaravutse, none ubu ngubu ari gukura, ntabwo nza. Ubwo nagije ndamusubiza, nagije ndamubwira nema wivuga ibintu nk'ibyo ngibyo, na n'ubu ntabwo ndiyumvisha impamvu nyanga. Uriya n'umwana ukiri mutoya, ndetse akaba ari umukobwa umwana wawe. Aka kanya gatoya ari bukubone imbere ye ukatana nawe keke, biraza kumushimisha. Nuko arangije aransubiza ati hoya ntabwo ugenda ibuze. Ese ni kubera iki wishimye? Nuko umukobwa wawe ari gukura, mu minsi igiye kuzaza namara gukura uzabona yuko azaba umwaka wawe, azakubuza imigisha. Nuko nageze ndamusubiza nti nyagasani azabane nawe. Ese ama ni ukubera iki uri kuvuga amagambo nk'ayo ngayo? Ese ni ukubera iki umukobwa wanjye uvuga ko azadutera umwaku? Umukobwa wanjye ntabwo ameze gutyo. Arangije aransubiza ati abakobwa bahora bameze batyo. Mu by'ukuri mabukwe ntabwo yari yarigeze abyara umwana w'umukobwa, niyo mpamvu atabashaga kumva ibyiza byo kugira umukobwa. Ntabwo yari azi ibihe bikomeye ababyeyi bacamo kugira ngo babashe kurera umwana w'umukobwa. Atari uko abana b'abakobwa batera umwaku, ahubwo kubera ko ababyeyi bagomba kurinda abakobwa babo, bakabarinda amaso ya society, bakabarinda ibigeragezo byo muri society. Mabukwe yangije umunsi mukuru w'umwana w'umukobwa wanjye, ntabwo yigeze yemera kuza mu cyumba cyacu. Nuko byabaye ngombwa rero ko dukata keke twenyine. Njyewe nari nishimye kubona umwana wanjye w'umukobwa yishimye. Nuko umugabo wanjye arangije amuha ijana. Nuko umwana wanjye w'umukobwa yishimye aravuga ndareba ikintu mbagurira muri aya mafaranga. Ndangije ndamubwira hoya aya mafaranga nayo yagumane. Nuko amezi make yarashize, umwana wanjye w'umukobwa yari amaze kumemorizinga, amaze gufata mu mutwe Quran. Yari umukobwa mwiza cyane, buri kimwe cyose yaramfashaga, yaramaze kumenya kumfasha n'ibijyanye imirimo yo mu rugo. Ariko abantu bo mu rugo bakavuga ngo ndimo ndamutegura, ndimo ndamwigisha imirimo yo mu rugo kugira ngo mwohereze ajye gukora akazi ko mu rugo hanze. Ibintu bavugaga ku mwana wanjye w'umukobwa byarambabazaga cyane. Iyo nabashaka kuvuga ibi bibi nacagamo, nta muntu n'umwe wabashaka kubyemera. Ese nuwe umuntu aba bantu bari bafite?
abantu babasha gufata nabi bakanga umwana w'umukobwa akiri n'umwana. Ikibazo ntabwo cyari kiri ku mwana wanjye w'umukobwa, cyari kiri kuri njyewe. Niyo mpamvu bahoraga bambwira nabi kugira ngo mererwe nabi mbura amahoro. Hashize iminsi mikeya, icyo gihe noneho hari anniversaire umwana w'umurumuna w'umugabo wanjye. Mabukwe mbereyeho iminsi 2 yatangiye guhamagara abantu muri famiye, ahamagara abantu bose arimo abatumira ngo bazaze mu kirori. Nuko arangije akavuga ati turimo turategura ikirori kinini cyane, tuzateka ibiryo byinshi cyane ndetse tuzakora n'ibyo kunywa byinshi cyane, buri umwe wese agomba kuza, nta muntu ugomba kubura. Numvise bimbabaje. Igihe umwana wanjye w'umukobwa afite anniversaire, banze no kuza mu cyumba ngo bamufashe gukata keke. Umwana wanjye yashakaga byibuze kwifatanya nabo ngo bakate keke, byibuze agakeke gatoya ko mu rugo nabwo. Ariko ubu ngubu ku muhungu wabo barashaka gukora ikirori kinini cyane, barashaka gutumira buri umwe wese ndetse bagaspendinga amafaranga menshi. Ikindi nanone bahise batangira guhindura inzu, batangira gusimbuza ibyo kwicaraho, batangira gusimbuza intebe ndetse n'ibindi bikoresho byo mu nzu. Ndetse buri umwe wese yagombaga kugura umwenda mwambaro mushyashya kugira ngo bitegure neza ikirori. Mushiki w'umugabo wanjye yaraje arangije arambwira ati nawe turaza kugukorera umwenda wo kwambara, kubera yuko bishobora kuza kudusuzuguza imbere y'abavandimwe ndetse n'imiryango wambaye imyenda ya feke, imyenda mibi. Abashuti banjye nabo baraza kuza kandi abo bose baba hanze, bashobora kuza kumbaza ati ese ni ukubera iki umugore wa musaza wawe asa kuriya? Nuko ndangije ndamusubiza ni Salma, wowe kora icyo utegereza gukora ikizima, twebwe ibyo tubonera byose nibyo turi bwambare. Arangije arambwira ati ya urabyemeye kubera yuko nkubwiye yuko uri bubashe kubona imyambaro? Ndangije ndamusubiza n'ubundi iyo nza kuvuga no, n'ubundi wari kundakarira, none kubera ko nemeye n'ubundi urungiye urandakariye. Arangije arambwira ati sawa wivuga cyane, ariko wibuke ugomba gukora akazi kenshi cyane mu kiriya kirori, ugomba gukora buri kimwe cyose, ugateka, ugasavinga, buri kimwe cyose ugomba kugikora. Ndangije ndamusubiza ese ni gute nshobora gukora ibyo bintu byose njyenyine? Arangije arambwira ati hari undi mugore buze kugufasha. Ndangije ndamusubiza ndabwira nti niba bari abagabo byaba bikomeye kugira ngo ubashe gukora imirimo nk'iyo ngiyo, umuryango wose uraza kuba uri hariya hantu, rero ubashije kudufasha nawe byaba ari sawa. Mu gihe nari ndi kuvuga arangije amvugiramo ati ntabwo nshobora kubafasha, ngomba kwitegura ndetse nkambika umwana wanjye w'umuhungu. Ikindi cya kabiri, ngomba gufata amafoto kubera ko ari buze kuba ari photographe w'umunyamwuga. Ni ngombwa nze aho ngaho nirirwe nkatana imboga namwe mu gikoni niyanduza, cyangwa nagombye kugenda nkafata amafoto n'umuhungu wanjye. Ntabwo naza mu gikoni, bishobora kwangiza imyenda yanjye kandi imyenda yanjye irahenze, nambaye hafi kanzu y'ibihumbi 20. Ni gute nshobora kuza mu gikoni? Nshobora kunyanduza. Ndangije ndamusubiza ni sawa, kubera mu gitondo nari ndi mu mirimo ndi bize cyane, nta nubwo nari nzi ibyo umukobwa wanjye ari gukora. Nyuma rero naje kumenya yuko nyirakuru nawe ari kumukoresha imirimo, nta nari mwigize avugisha umwana wanjye w'umukobwa byibuze iminota 2 ngo muvugishe neza, ariko ngubu yaratangiye kumukoresha, amukoresha ibyo ashaka. Nari naniwe cyane ndetse mfite akazi kenshi cyane ku buryo sinigize menya uko bwanije bukongera bugacya, kubera akazi kenshi cyane nari ndimo. Nogeje ibintu by'amasafuriya n'ibiki byose kugira ngo mbashe guteka, ndangije nkora service nangira gusavinga abantu. Ikindi cyakabiri nagombaga kubaha icyayi imbere yuko bagenda. Nyuma rero nimugoroba maze guhanagura igikoni, nagiye mu cyumba cyanjye numva nananiwe cyane. Mugabo wanjye arangije arambaza ese Fatima ari hehe? Nanjye ndamusubiza ntabwo nzi ahantu ari, ariko ashobora kuba ari hafi aha ngaha. Arangije arambwira njyewe natekereje yuko ari kumwe nawe. Mugabo wanjye nawe yari busy, ari hanze nawe ari gukora, yari afite akazi kenshi cyane ndetse afite responsibility nyinshi ku bitugu bye. Twese rero twabaye busy, ntabwo twabashije kwibuka ngo tumenye aho umwana wacu umukobwa ari. Nyuma rero twaje kubona yuko umwana w'umukobwa ari kubura. Mu minota 5 yonyine twari tumaze kuba panic, twatekereje yuko ari undi muraba uje mu buzima bwacu. Umukobwa wacu ntabwo twari turi kumubona aho hafi, twagerageje gushaka inzu yose umwana turamubura. Nuko Mabukwe arangije aravuga ati ashobora kuba yavuye aha ngaha akagenda akajyana n'umushuti we mu nzu ye. Agenda amusubiza ni umwana wanjye w'umukobwa nta nshuti n'imwe agira hano. Nuko umugabo wanjye atangira gushakisha hanze, nanjye ndamukurikira. Amasaha aratambuka ariko ntabwo twabasha kubona umwana wacu. Nyuma y'amasaha 4 noneho nari maze guta ubwenge, ntabwo niyumvishaga ko muri njyewe neza ntangira gutekereza yuko umwana wanjye ari mu bibazo. Nuko umugabo wanjye arangije arampamagara arambwira
ati hari imodoka aho hanze igutegereje, sohoka uyifate noneho uze unsange hano ku bitaro. Nanjye ndamubaza ese Fatima ameze neza? Ange aransubiza ati wowe ngwino hano kuri hopitale. Nta na rimwe nari narigize numva umugabo wanjye avuga ababaye nk'uko namwumvise iki gihe. Uko numvaga ijwi rye nahise numva ko byanze bikunze hari ikintu kitagenda neza. Nahise nirukanka noneho ndangije njya ku bitaro, ariko mu nzira nagendaga ndi gusenga. Ubwo nageraga ku bitaro ibyo nabonye imbere yanjye nahise numva numiwe. Ikintu kidasanzwe cyari cyabaye ku mukobwa wanjye. Umwana wanjye w'umukobwa yari yafashwe ku ngufu. Mabukwe nawe yari yaje aho ngaho ku bitaro, ariko aho kutwihanganisha yaravugaga ibi ngibi nibyo nari mfitiye ubwoba, uyu mukobwa tuzaniye ibibazo mu muryango. Ubwo ndangije ndamubwira ese ibyo ni ibiki uri kuvuga? Ndamubwira nti ntago uyu mwana yakoze ibi ngibi yabigambiriye, byanze bikunze hari umuntu w'inyamaswa wamukoreye ibi ngibi. Nuko mabukwe arangije aransubiza ati ibi byabaye kubera wowe, wakagombye kumufata ukamufungira mu cyumba atabasha no gusohoka. Ndamubwira nti ese igihe wari uri kumushinga imirimo akora hariya mu birori, kuki utigeze umubwira wowe ngo agume mu cyumba? Arangije ararakara, arangije arambwira ngo utangiye kumbwira nabi. Yahise atangira kuntuka, antukira aho ngaho ku bitaro. Abantu bari aho ngaho bose barabirebaga banabyumva. Yankujije isoni imbere ya buri umwe wese aho ngaho. Uko nari nsanze umwana wanjye w'umukobwa ameze byatumye ntumutwe. Mabukwe nawe aho yari aha ngaha nawe yari arimo kuntesha umutwe. Nuko ndangije mbaza umugabo wanjye ntese ibi ni ukubera iki byabaye ku mukobwa wanjye? Ni ukubera umuryango wawe? Ni ukubera mama wawe? Bamfata bakampa imirimo myinshi cyane, nkahora ndi bize buryo ntabasha no kumenya aho umwana wanjye ari n'ibiri kumubaho. Umugabo wanjye ntabwo yigeze ansubiza ikintu na kimwe. Nahise mbona uburyo nawe isoni zimwishe ndetse n'ikimwara ababaye, ndetse yarababaye kundusha. Yakundaga umukobwa wacu cyane, ndetse Fatima nawe yaramukundaga cyane. Igihe cyose Fatima yagumanaga na papa we, ndetse yaryamaga iruhande rwe, ndetse niwe wamwozaga akamutegura mbere yuko ajya ku ishuri. Igihe cyose nabaga ndi mu nzu ndi gukora imirimo mu rugo, papa we niwe wamwitagaho akamutegura mbere yuko ajya ku ishuri. Nuko hashize akanya dogiteri yaraje, arangije aravuga ati turashaka kubaga umukobwa wanyu, nimumusengere aze kuvamo ari muzima. Aho ngaho rero twese twatangiye gusenga. Nuko ndangije mbwira umugabo wanjye ni iki kibazo ugomba kukijyana kuri polisi, ariko umugabo wanjye yarabyanze. Arangije arambwira ngo niceceke guhera ubwo ngubwo, ngo arashaka kubanza kubitekerezaho. Arangije aravuga ngo nituramuka tujyanye iki kibazo kuri polisi nabyo bizadushyira hasi. Ndangije ndamusubiza ni hari abantu benshi cyane bari mu rugo hariya, byanze bikunze ni umwe mu bari hariya wabikoze. Abari hariya bose ni abavandimwe bawe, nta muntu n'umwe mu muryango wanjye wari urimo. Rero ibi ngibi byabaye kubera abantu biwanyu. Nari narakaye noneho ku buryo natangiye kubwira umugabo wanjye nabi. Ese n'ikindi kihe nari gukora? Ese n'iki umugore udahabwa agaciro yari gukora nyuma yo kubona umukobwa we ari mu bibazo nka biriya? Ukubagwa k'umukobwa wanjye kuba twatangiye, njyewe n'umugabo wanjye twari twicaye hanze dutegereje ngo turebe uko bigenda, dutegereje yuko dogiteri ari busohoke akatubwira amakuru meza. Avuga ati buri kimwe cyose kimeze neza, umukobwa wanjye ameze neza, akeneye kuruhuka. Byanze bikunze dogiteri yagomba kuza akazana amakuru meza. Ariko ubwo dogiteri yasohokaga yarangiza akavuga ati mwihangane, mutubabarire, tubabajwe no kubamenyesha yuko umukobwa wanyu atakiri muri twe. Byahise bimera nkaho roho yanjye ivuye mu mubiri wanjye. Nahise nikubita hasi ngo igihumure. Nuko dogiteri arangije aravuga ati umukobwa wanyu yarameze nabi cyane, umuntu wamukoreye ibi bintu ni inyamaswa. Mugomba gufata umubiri mukagenda mukawujyana kuwubika, noneho mukareba uburyo mwajyana iki kirego kuri polisi. Umugabo wanjye yahise ahagarara ngaho, abura icyo avuga, abura icyo akora. Igihe rero najyanaga umukobwa wanjye aho babika imirambo, nashije kumubona bwa nyuma mu maso, nararize, ndetse n'abantu ntazi barazaga bakambwira ati hangane. Ariko mabukwe nta na rimwe yigize anyegera, ahubwo yari yicaye ahantu mu nguni nta kintu ari kuvuga. Byanze bikunze ari kuvuga ati narakubwiye ko umukobwa wawe ari ikibi. Ubwo rero bafashe umukobwa wanjye barangije bamujyana aho imirambo iruhukira. Byari ibitaro binini cyane, rero aho imirambo iruhukira nayo yari hari aho ngaho. Nuko hashize akanya rero nahise ntangira kuzamura ukuboko, ntangira gusenga Imana. Natangiye ndirira Allah, ndavuga ni Allah, ndakwinginze yongerageza bigeze aha ngaha. Uyu yari umwana nasengeye cyane, none waramumpaye. Ndakwinginze garura Fatima agaruke. Ndakwinginze Allah, subiza amasengesho yanjye.
nyagasani ingerageza muri ubu buryo nta mbaraga mfite zo kumushyingura. Allah waravuze ngo ntabwo ujya wirengagiza abafite intege nkeya. Ese ni ukubera iki uri kugerageza bigeze aha ngaha? Ndakwinginze ngarurira umwana wanjye. Mabukwe yaravuze ngo umukobwa wawe yamaze gupfa, ibi byose byabaye kubera wowe. Abana bawe ba mbere barapfuye, none n'uyu nguyu nawe arapfuye. Njye nabikubwiye mbere yose, iyo umugore inda ivuyemo ariyo nda ya mbere aba ari umugore utera umwaku. Ntabwo nzigera ntuma uguma mu iyi nzu, kubera yuko ninkureka ukaguma aha ngaha bizarangira natwe dupfuye. Ahubwo wowe senga Allah kugira ngo ubone aho wikinga, ubone ahandi hantu wajya, kubera yuko ntabwo ndi bukwemere kuguma aha ngaha. Ntabwo uri bugume mu nzu yanjye, ugomba kuyivamo uyu munsi. Amagambo ya mabukwe narayumvaga kandi yarambabazaga, ariko nagerageje guceceka nta kintu namushubije. Hari hashize iminota 5 umwana wanjye bamaze kumujyana, nuko byabaye ngombwa ko bamufata barongera baramugarura, noneho bamujyana muri filter. Ntabwo giye nabasha kwiyumvisha ikiri kuba. Umugabo wanjye yahise yirukanga nyuma ya dogiteri, arangije arongera aragaruka. Nakomeje mbaza nese n'ibiki biri kujya mbere. Umugabo wanjye arangije arambwira ati icara. Nuko umugabo wanjye arangije aramfata anyicaza hasi, arangije arambwira icara aha ngaha akanya gatoya, uraza kubimenya mu kanya. Mabukwe nawe yarari aho ngaho. Amasaha 2 yarashize, ariko ayo masaha ngwije ukuri yuko yari amasaha andemereye cyane. Nakomeje gusenga Allah ntahagaze na rimwe. Nuko dogiteri arongera aragaruka aravuga ati umukobwa wanyu umutima we wahagaze, twatekereje yuko yapfuye, ariko ubwo twari tugiye kumujyana muri morgue tuza kubona yuko atarapfa, akiri muzima, ariko ameze nabi, ntago ari mu bihe byiza. Nuko amasaha 48 yaje gushira, nabwo yarameze nabi cyane. Mabukwe yahise arakara, arangije ava aho ngaho. Bigaragara nkaho yari ategereje yuko umukobwa wanjye ari bupfe akava mu mubiri akavamo umwuka. Amasaha 48 yarashize, ibyumweru 2, noneho hashira ibyumweru 3. Hashize amezi 6 umwana wanjye w'umukobwa yaje gukira. Twaramufashe tumugarura mu rugo. Ikirego ntabwo tugeze tukijyana kuri polisi, twari umuryango wizera Imana, twizeraga ko byanze bikunze Allah afite ubutabera mu maboko ye. Twari tuzi ko byanze bikunze Allah azakora ubutabera bwe, akagaragaza umugome, akagaragaza inyamaswa yakoreye ibi bintu umwana wacu. Nuko rero ubwo twazanaga Fatima tukamugeza mu rugo, Fatima yarameze neza rwose nta kibazo, ndetse umushiki w'umugabo wanjye nawe yatangiye kumufata neza. Nuko ubwo umukobwa wanjye yagarukaga yamuhaye kado, arangije aramubwira ati sheri birangiye ugarutse mu rugo, nyagasani agufashe kandi aguhe ubuzima buzira umuze. Ariko mabukwe yakomeje kurakara, ndetse nta nubwo yashaka kureba umukobwa wanjye. Nuko umunsi umwe rero yaje kuva aho ngaho, arangije ajya gusura murumuna we, arangije aravuga ati nzagaruka nyuma y'amezi 2. Nuko uyu mu anti yavuye aho ngaho, noneho aragenda ajya mu wundi mujyi. Hari hashize ibyumweru 2 mabukwe avuye aho ngaho. Turangije twakira amakuru avuga ngo ari murumuna we ndetse n'umuhungu wa murumuna we bakoze accident bari mu modoka. Bose uko ari 3 bahise bapfa. Nuko mu mutima wanjye nahise niyumvisha ko byanze bikunze umuhungu wa murumuna mabukwe niwe wari wakoze ibyo bintu abikorera umwana wanjye. Igihe cyose yazaga mu rugo iwacu naramukekaga cyane, ntago mbizi neza nimba kumukeka byari ibyo, ariko byanze bikunze bakimara gupfa nahise mbona ko byanze bikunze Allah yabashije guhana abantu bantezaga impagarara, batumaga mbaho nabi, batumaga mbaho nihebye. N'umukobwa wanjye, mushiki w'umugabo wanjye amfata neza, ariko umugabo wanjye yahise afata umwanzuro yuko atagomba kuguma mu iyi nzu. Yaravuze ngo njyewe nagumye aha ngaha imyaka yose kubera mama wanjye, ntago nari nitaye ku bubi bwe cyangwa se uko yari ameze, ariko yari mama wanjye. Ariko ubu ngubu ugapfuye nta kintu na kimwe gituma tugomba gusigara aha ngaha. Nuko umugabo wanjye rero yahise akodesha indi nzu. Ubu ngubu turita ku mukobwa wacu nta kibazo, buri gihe rwose tumufata neza, ndetse tuba turi hafi ye, ndetse twamufasha kwibagirwa ibibazo bibi ndetse n'ibihe bibi yanyuzemo. Nyuma ho gatoya rero nahise ndongera ndatwita, nta nubwo twiyumvishaga uburyo byahise byihuta. Buri wese yarasenze kugira ngo byibuze iki gihe nzabyare umuhungu, ariko Allah yampaye umugisha amundi mukobwa. None ubu ngubu ngenda urugo ku rugo rw'abaturanyi
ibyo kurya biryohereye kubera anniversaire y'umwana wacu w'umukobwa wavutse. Nari nishimiye kubwira buri umwe wese yuko nabyaye undi mukobwa, kubera yuko muri njyewe nimvishaga yuko atari icyaha kubyara abakobwa. None wowe uri kunyumva, reka nkubaze, yaba njyewe ndetse yaba umugabo wanjye twaba twarakoze ikintu nyacyo cyo kwemera guha agaciro umwana w'umukobwa, tukerekana yuko nawe ari umwana nk'abandi, nawe ari igeno ry'Imana? Mbwira muri comment section, twaba twarakoze ikintu nyacyo. Ese wowe wumvise uko iyo nkuru nayikubwiye, uratekereza ko uriya musore yaba ari we wakoreye ibintu bya Frambi uriya mwana w'umukobwa? Kubera yuko kiriya gihe yari ahari n'umuhungu. Nuko rero story yacu tuyirangije, nizere ko wayikunze, nizere ko hari icyo watoyemo, nizere ko hari inyigisho nyinshi cyane watoyemo, kandi nimba wazitoyemo ujye unyandikira muri comment section umbwire ngo story yamfashije iki n'iki, story nayikuyemo ibintu byiza, kugira ngo nanjye menye ngo ese uburyo ndi kubahitiramo story, ndabahitiramo story nziza zibubaka, cyangwa nabwiye yuko 90% ngiye mbabwira story zabayeho kandi nzizana kugira ngo zidufashe muri society. Ibintu byinshi cyane mbazana muri story ni ibintu abantu bamwe muri twebwe banyuramo. Rero ujye unyandikira muri comment section umbwire ngo ese story naguhaye wayikunze cyangwa ntago wayikunze. Wakoze rero kubana nanjye kuva kutangira kugera ku iherezo. Nizere yuko uri bukunde iyi nkuru, ugakanda kuri like, ugakanda kuri share, ugasharinga inshuti n'abavandimwe, ndetse wowe utarakora subscribe ugakanda subscribe. Iyo ni inkuru ikomeye kuri twebwe. Wakoze rero guhitamo Behind the World Show. Nawe utaha, see you next time. Ciao ciao.